Mu gihe mu Buyapani twabonye ko 12% by'abagore bafite imyaka iri hagati ya 30 na 34 na 12.7 by'abagabo bari muri icyo kigero bose babajijwe muri ubu bushakashatsi bemeye ko nta kintu nta makuru na make yabazi ku mibonano mpuzabitsina ikoranwe n'uwo badahuje ibitsina. Naho kuva ku myaka 35 kugera kuri 40 abagore bafite iyo myaka batarabikoraho na rimwe n'umugabo bakaba ari 8.9 mu gihe abagabo bafite iyo myaka batararyamanaho n'umugore bangana n'9.5%. Mu bindi bihugu biteye imbere ho usanga iyo mibare nta hantu ihuriye n'iyi ngiyi turi kuvuga mu Buyapani. Ni nacyo kigaragaza umwihariko w'ikibazo ibi birwa bikoze ubwami bw'Abayapani bifite. Nk'urugero ku mibare yafashwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza ko 1.9% by'abagore bafite imyaka hagati ya 30 na 34 na 0.9% by'abagore bafite hagati y'imyaka 35 na 40 aribo bonyine bagaragaje ko batigeze bagirana imibonano mpuzabitsina n'umugabo, uretse ko kubigiraho amakuru ho baba bayafite mu buryo butandukanye. No ku bagabo mu kigero cy'abafite imyaka hagati ya 30 na 34 usangamo abagera kuri 3.1% ndetse n'1.4% by'abafite imyaka hagati ya 35 kugera kuri 40 aribo basubije ko batarakora ibintu ku bantu badahuje ibitsina. Ubundi ntibyakabaye bigarukwaho nk'ikibazo, ariko ku Buyapani bufite ikibazo kigabanyuka rikabije ry'abaturage ndetse n'igipimo cy'uburumbuke kikaba kikiri hasi cyane, bituma ibi bihinduka ikibazo gikomeye ndetse no kuri guverinoma nyirizina. Guverinoma y'Ubuyapani yatangiye gushaka politike zitera ibakwe abantu ngo babyare, nko kubingingira ko bakabanye bakabyara. Bimwe muri ibyo ni nko guha ubufasha bwihariye abagore babyara mu rwego rwo gutera abandi ishyari, byatumye umubare w'amakreshe bya bigo byita ku bana batoya byiyongera byibuze n'ubwo ikibazo kikiri kibisi. Ubu hagezweho ubushakashatsi biteganyijwe ko buzungura guverinoma amayeri yandi yatuma abantu mu Buyapani bashyirwa mu murongo wo guhuzwa, hakaremwa amakouple leta ibigizemo uruhare mu rwego rwo kongera amahirwe yo kubyara. Imbwirwaruhame n'ibindi bikorwa byose bya politike y'Abayapani usanga bigenda bigaruka ku gushishikariza abagore n'abagabo kwihuza no kuva mu bwigunge bakaba babyarana. Ese niki gitera Abayapani ubwo bwigunge no kugumana ubusugi kugera mu myaka za 40? Umushakashatsi Peter Ueda wayoboye iyi nyigo muri kaminuza ya Tokyo yemeza ko kwisanga mu myaka y'ubukuru nta bintu urakora na rimwe atari ikibazo ubwabyo, ahubwo ko ari ingaruka z'ibindi bibazo. Iyi nyigo yagaragaje ko kudakora imibonano mpuzabitsina ku Bayapani bishobora kuba bifite aho bihurira n'ibibazo by'ubukungu, aho abagabo bafite akazi gahoraho kandi bakabona umwanya wo kurya ku mafaranga baba bakoreye, ngo baba bafite amahirwe yo gukora ibintu ugereranyije n'abagabo batagira akazi. Ikindi nuko ngo n'abakobwa bo mu Buyapani usanga baba barishyizemo ibintu byo guhura n'abasore badasanzwe, bikarangira binaniranye guhuza izo nzozi zabo n'isi ya nyayo biberamo. Icyakora nanone benshi muri abo bafite akazi mu Buyapani usanga ngo bahitamo kwihambira ku kazi no kugashakamo ibyishimo, bitewe nuko iyo batekereje ku gushaka uwo bakorana imibonano mpuzabitsina bumva ari ihurizo, kubera ko nta makuru baba bafite kuri ibyo bintu, bityo bakitinyira bikarangira bahisemo gukomeza kwibera amasugi n'imanzi. Urukundo rukabije rw'akazi kandi kuri bamwe usanga rutuma babura umwanya wo kujya gutereta, bikarangira bamwe muri bo bagannye amasoko y'ibipupe bya silikone bikozwe nk'abantu kugira ngo bijye bibafasha mu gushaka umunezero ubundi bagashakiye ku bantu, kuko ibyo bipupe bibarinda impungenge nk'izo bakagize zo gutinya gusaba umuntu bagahisha ubuswa bwabo mu bijyanye no kwinyesebura, umugani w'ab'iki gihe. Iyi nyigo yakozwe yanagaragaje ko benshi mu babajijwe bari hejuru y'imyaka 25 y'ubukuru ngo baba bakira amasugi. Bavugaga ko ngo bafite icyizere cy'uko igihe kizagera nabo bagasogongera kuri uwo munezero wa babiri ndetse bagashakana. Bivuze ko kwisanga bakuze batarabikoraho na rimwe ushaka usanga atari ubushake bwabo, ahubwo ko bamwe baba barabuze aho bamenera ngo bereke abandi, cyangwa se ngo bagire ubushobozi bwo kugira uwo bigondera bakorana iyo mibonano. Ngayo nguko ni kimwe mu bibazo bitangaje bihangayikishije ubwami bw'Abayapani. Nitwa Trésor Pierre Chanel.